Uraho neza, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze mu kiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe, ikiganiro mugezweho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyujije mu kigo cyayo cy'ubuzima RBC ndetse n'umuryango Imbuto Foundation. Kuri uyu munsi wa none turaza kugaruka ku nsanganyamatsiko igira iti murarenga duhinguka, umurage w'ubudaheranwa mu bakiri bato. Wakibaza uti ese ko buri gihe hahora hagarukwa kenshi ku kugaruka kw'ihererekanya ry'ibikomere, ariko si ubudaheranwa burahererekanywa? Ese niba buhererekanywa bigenda bite, ni ibiki bibyubaka? Ese umuntu arabuvukana? N'ibindi bitandukanye turibuze kugarukaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Bana natwe urushaho gusobanukirwa. Turi kumwe n'abatumirwa, abatumirwa babiri turi kumwe muri studio. Iburyo bwanjye ndi kumwe na Uwizeye Prince, akaba ari Country Director w'umuryango Uyisenga n'Imanzi. Kaze bwana Prince. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi muri studio na Tarsir Uwarurema, akaba ari umwanditsi w'ibitabo, ariko by'umwihariko akaba ari n'umukozi w'Imbuto Foundation. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yes, dukomeza n'ikiganiro cyacu. Madame Tarsir, uri umwanditsi, ariko by'umwihariko twagira ngo udufashe mu kwinjira neza muri iyi nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Ni gute wumva ubudaheranwa? Ese wabusobanura ute ku buryo abadukurikiye barushaho kubwumva, nituza kujya mu mizi y'insanganyamatsiko mu kuvuga uburyo bushobora guhererekanywa ku buryo udukurikiye ashobora kubasha kubyumva? Murakoze Cleo. Umurage w'ubudaheranwa, mvuze mu magambo make, wita ko ari nk'uruhererekane rw'ubutwari. Ubutwari abakuru cyangwa se ababyeyi baha abana babo. Impamvu mbyita ubutwari ni uko ubudaheranwa ntabwo bwaza hatabaho ikintu gikomeye cyane kandi kibi gisaba guhangana n'imbaraga zose. Rero wenda tutagiye kure cyane ngo tuvuge amateka y'u Rwanda ya kera, wenda twaba twarumvise y'ubutwari bw'Abanyarwanda, dushobora no kugaruka hafi mu byo twaba twariboneye, nubwo wenda twari tukiri bato, ariko byagaragaza ko koko Abanyarwanda bagira ubutwari, kandi badakeneye ko ubwo butwari buhagarara aho ngaho, ahubwo buzakomeza. Navuga nko kuri Jenoside yakorewe Abatutsi yagwiririye Abanyarwanda. Ubuyobozi bubi bwabayeho cyangwa se ubutegetsi bubi bwabayeho bufatanyije n'abakoloni bwabibye amacakubiri n'inzangano mu Banyarwanda, biza kugera aho bigeza ku mugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icyo gihe cyabaye kibi cyane ku rwego Abanyarwanda bahapfiriye bibabaje bikomeye, ndetse abitwa ko basigaye basigarana ibikomere, basigarana ndetse n'ihungabana, nabyita ihungabana by'ibibi banyuzemo cyane. Ariko ngarutse kuri ya nsanganyamatsiko yacu, nabishyira mu bice bibiri. Hari ubudaheranwa bw'igihugu nk'igihugu. Igihugu cyanze guheranwa n'ayo mateka, kigahitamo inzira nziza yo kubanisha Abanyarwanda ndetse no gufasha ba bandi barokotse guhangana n'iryo hungabana n'izo ngaruka z'ibibi bari banyuzemo. Ariko kandi kitibagiwe ndetse na rwa ruhande rundi rwakoze Jenoside, rukeneye nabwo kutagira ubudaheranwa bw'ikibi bakoze. Rero igihugu cyahereye inyuma ya zeru. Hari imibare yagaragaza ko ubukungu bwamanutse inyuma ya zeru cyane. Uyu munsi tugeze ku kigero tugezeho, byaba mu mibare biragaragara, byaba ari ibirebeshwa amaso biragaragara. Gutangira aho hantu ukarwana n'ingengabitekerezo, ukarwana n'ingaruka za Jenoside, ukarwana n'ubukungu bwatikiye kuri urwo rwego, uyu munsi tukaba tugifite igihugu kimeze gutyo, byonyine ni bwa budaheranwa. Hanyuma ngarutse ku muntu ku giti cye,
hari abantu babashije nabo kugira ubwo butwari, bwa butwari bwo kuvuga ati ntabwo ndi buheranwe na cya kibi, yaba ari abarwanaga n'ingaruka zabayeho, bakiyemeza kuvuga ati reka turenge amarangamutima yangiritse cyane, tugerageze twishakemo imbaraga, twishakemo ingufu, kuko dufite igihugu kidushyigikiye, kitureberera, noneho kandi kitwigisha ibitekerezo byiza by'ubumwe bw'abanyarwanda, byo kuba umunyarwanda. Hanyuma mu gihe igihugu yenda kivanye amoko mu ndangamuntu, n'abantu dufate iya mbere kuvana mu mikorere yacu, mu bitekerezo y'amoko, aho baba barimo kwakira wa murage ubudaheranwa. Hanyuma nabo bakiyubaka, abari abana basigaye bari imfubyi, igihugu kibafashije kubasha kwiga, ariko nabo bashyizemo uwo mwete, barize, barongeye bariyubatse. Wenda turaza kubigaruka mu buryo burambuye, ariko ni muri uru rwego nabivuga. Ibyo rero byabayeho, nibyo abakuru baba bifuza yuko byakomeza kuba uruhererekane, abakiri bato nabo bakabyumva kandi bakumva yuko bagomba kumenya noneho igihugu gikeneye iki, turarwana n'iki, dufite uruhe rugamba, nabo bakagira ubwo butwari, bakirinda guheranwa n'ikibi. Arakoze cyane Tarsile kudufasha gusobanukirwa ubudaheranwa, ariko by'umwihariko hari icyo mukomojeho gikomeye cyane. Ubudaheranwa ntabwo ari umuntu ku giti cye cyane gusa, nanone n'igihugu nacyo kudaheranwa, cyane cyane ko dufite icyo kureberaho nk'igihugu, amahitamo u Rwanda rwakoze. By'umwihariko turi kumwe na Bwana Prince, ariko by'umwihariko akaba ari n'urubyiruko. Turagira ngo twitse cyane, ese dushobora kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko, ariko ukiri muto, yaba mu buzima bwa buri munsi bwumvikana nk'urubyiruko, buzamo n'ingero. Ese ni ubudaheranwa dukunze kenshi kumva buvugwa kenshi ku bakuru, bavuga nk'uko yari abikomojeho ku mateka y'igihugu, niba ari uwarokotse, niba ari abari mu buhungiro, niba ari abakoze jenoside, rimwe na rimwe ukumva ariho tubisantara cyane kuri ubwo budaheranwa bukomoka cyane cyane tuvuga kuri aya mateka y'igihugu. Ariko mu by'ukuri mu buzima bwa buri munsi nk'urubyiruko, nk'umujeni, ubudaheranwa ku guhererekanywa buva ku bakuru bujya ku bato, hari uko ubwumva, wadufasha kudusobanurira, ariko by'umwihariko no kureba ese bwubakwa bute mu bato? Urakoze cyane. Birumvikana ko ubudaheranwa bufite aho butangirira n'aho bugeza. Navuga ngo butangirira mu gice cyo kongera kubaho nka nyuma ya jenoside. Abantu bagombaga kongera kubaho, kwemera ko bishoboka kongera kubaho nk'igihugu, nk'umuryango, nk'abantu ku giti cyabo. Hariho n'igice cyo kongera gushaka ubusobanuro bushyashya. Ibintu byinshi biba byarasenyutse, haba hariho kongera gushaka ubusobanuro bw'ubuzima, ubusobanuro bw'umuryango, ubusobanuro bwa sosiyete, kuko izo nzego zose ziba zarasenyutse. Ariko hariho n'ibindi bice bikurikiraho byo kubaka icyizere cy'ahazaza, hakaza ndetse no kwiyubaka bishingira kuri icyo cyizere. Ntekereza ko abato ahanini naho dutangirira kubaka cya cyizere, ndetse navuga ngo turi inkingi ya mwamba mu guha igihugu icyo cyizere ko bishoboka. Ariko natwe kuba dubasha kugira icyo cyizere cy'ahazaza, kuko abato igihe kinini tuba dutekereza imbere, tuba dutekereza ahazaza. Ushaka rero kureba ishusho nziza y'ubudaheranwa mu bato, wareba icyizere bafite ku hazaza, noneho ukareba n'icyo babikoraho muri kwa kwiyubaka kw'igihugu. Rero hari ingero nyinshi zifatika zigaragaza ko nyuma y'uko abanyarwanda bongeye guhitamo kubaho, kongera kubaho, no gushaka ubusobanuro bushya, yaba ari ku rwego rw'igihugu, hagiye habaho gahunda nka Ndi Umunyarwanda. Ni gahunda zidufasha kubaka meaning nshyashya, kubera ko hari inzego zasenyutse. Rero natwe twafatiyeho, niko navuga, twafatiyeho. Uyu munsi ibyo dukora bigaragaza ko hari icyo cyizere.
mu mashuri ibyo dukora bigaragaza ko hari icyizere mu kazi. Ngira ngo uyu munsi urebye uburyo byaba ari n'inzego z'ubuyobozi, byaba ari muri entertainment sector, byaba igihugu kiradepanda cyane ku bakiri bato, ku mbaraga z'abakiri bato. Ntabwo bikiri mu magambo byo kuvuga ngo abato nimwe imbaraga z'igihugu gusa, biragaragara no mu bikorwa ko igihugu kiri kudepanda ku bakiri bato. Ibyo rero bigaragaza cya cyizere twifitemo cy'uko ibintu bishoboka, ariko kiba cyaratangiriye muri ya mahitamo yabaye na mbere nyuma ya jenoside. Abakuru nibo bahererekanya ubudaheranwa nk'uko Tarsile yari amaze kubisobanura, ariko natwe dufite inshingano yo kubwakira, ndetse ni natwe kimenyetso kigaragaza ko bwakunze, kuko ubwo budaheranwa iyo dutangiye gukora ibyo bikorwa no gufata izo nshingano, bigaragaza ko dufite icyizere, tubona u Rwanda rw'ahazaza rushoboka. Arakoze cyane, arakoze cyane Prince. Tukiri kumwe namwe mwarushaho kudufasha kurebera hamwe, ese twatangiye tuvuga ngo murarenga duhinguka, hari abarenga cyangwa se bari kugera mu zabukuru, kenshi bafite impungenge, murambabara nkoresha iyi mvugo, rimwe na rimwe akenshi bajya bavuga bati abato bari very soft, cyangwa se baroroshye. Ariko wahura n'urundi rubyiruko narwo rukavuga ruti murarenga duhinguka, ubwo budaheranwa mwagize, mwatugaragarije igihugu ubwo budaheranwa bwagize, ariko wowe urabivugaho iki? Bararenga muhinguka. Mpere kuri icyo uvuze cyo kuba bato boroshye, nicyo kibagira bato nyine, kandi buriya ni naho imbaraga ziri. Muri uko koroha bivuze ko bashobora kwiyadapta, bivuze ko bashobora gukura. Iyo ikintu gikomeye ntabwo gikura, ngira ngo birumvikana ko muri uko koroha harimo imbaraga, ubwabyo harimo ubudaheranwa abakuru badafite, kuko nyine ni ingingo zigirirana, niko nabyita. Ariko uko koroha ntabwo bikwiye kurebwa nk'intege nke. Uko koroha buriya harimo no gukomera kundi. Wabibwirwa nuko habaye hari impamvu ituma abantu bafata ingamba zikomeye, cyangwa impamvu umuntu ashobora guhitamo koroha nuko abona security, nuko abona, ariko ntabwo bivuze ko atahangana n'ibibazo biramutse bije. Ariko rimwe na rimwe hari ubwo usanga abantu bashaka ko abantu bakomera no mu bihe byo koroha, byo gukura, byo gutera imbere, byo kwiga ibintu bishyashya. Kwiga bisaba koroha. Byumvikane ko koroha atari intege nke. Kuba rero barenga duhinguka, nuko koroha ni ukugira ngo babashe no kudushepinga. Ntabwo waforuma umuntu utoroshye, ahubwo abakuru babibone nka opportunity. Kuba bato boroshye babaho umwanya. Icyo baba bavuga ni uko babonamo risike y'uko n'ikindi cyose cyabaho umwanya cyabaforuma, ariko ntabwo haba hakwiye kubamo iyo gap. Babaho umwanya, bararenga duhinguka. Inshingano zimwe barazirekura, natwe tuzakira, ariko naho babona n'ahagaragara intege nke, ni bwa budaheranwa. Ubudaheranwa buriho kubera ko hariho na chance yo guheranwa. Byumvikane ko ubudaheranwa ni ikinyuranyo cyo guheranwa. Hari icyaguherana kiba gihari, ntaho cyagiye. Kuvuga ko risike zidahari z'uko habaho guheranwa, ubwo budaheranwa nta gisobanuro bwaba bufite. Bararenga duhinguka, birashoboka ko hari aho hashobora kuba hari intege nke, ariko ntabwo nicyo gisobanuro cy'ubudaheranwa nyine. No mu ntege nke tubasha gukomeza tukajya mbere. Rero nta mpungenge byagateye kuba hari uko koroha. Ikindi kuba hari bararenga duhinguka, turafata inshingano, dufite icyizere ko ibyo bintu bishoboka. Filozofi y'ubunyarwanda yaraducengeye, turayumva, turayikunze. Uko iminsi ishira ubona abantu barushaho kugira n'icyizere mu gihugu ko ibintu bishoboka. Ibihe biragenda bihinduka. Urabona ko hari abo twahoze tuganira tureba ukuntu mu bihe byashize bitari kera cyane,
abantu batekerezaga kujya hanze bumva ariho hari ubuzima, uyu munsi urabona ko hari impinduka mu rubyiruko mu mitekerereze bigaragaza yuko hano hari ubuzima, bishoboka gutera imbere, bishoboka. Hari n'imbogamizi zirahari y'ibintu bihindagurika, intambara ku isi n'ibindi, na impact bigira, buryo urubyiruko rubyumva cyane, kuko navuga ngo mu bijyanye n'ubushobozi bufatika turabanyantege nke, ariko kuba dukomeza gukora, kuba tubyuka mu gitondo tugashowinga up, ni bwa budaheranwa. Rero turi ingingo zigererana, ntabwo ubudaheranwa mu bato bishobora gukunda abo barenga batagize uruhare, ariko natwe ndagira ngo mbizeze ko ibyo bintu turabisobanukiwe, turi tayari, turi ready gufata izo nshingano, kandi biragaragarira mu bikorwa uyu munsi bikorwa, nk'uko nabihoze mbivuga haruguru, yuko iyo urebye mu nzego zitandukanye z'igihugu ubona urubyiruko ruhamye, rushikamye, rurimo gutanga rezilita. Arakoze cyane Prince, ni icyizere gikomeye ku gihugu ndetse kandi n'abakuru ubwo budaheranwa bagize, bakinafite ko butazasigara ngo ntibugere ku babakomokaho ndetse n'abandi. Dukomeza n'ikiganiro cyacu, Tarsile, niba mu by'ukuri Prince abivuze neza, ni umwe mu bari ahangaha mu rubyiruko, ariko hari n'abandi batandukanye mu gihugu. Niba mu bakiri bato bifitemo ubwo budaheranwa, mu by'ukuri babukura he, cyangwa se uwo murage kuwuvoma aho bawuvoma? Nakabaye nkimubaza, ariko namwe muracyumva neza, cyane ko musobanukiwe n'aya mateka turimo tuvuga y'ubudaheranwa. Mu by'ukuri buriya budaheranwa, kugira ngo umuntu tubone afite ubudaheranwa ahura n'ikibazo akabasha guhangana nacyo ntaheranwe nacyo, umuntu abivoma he, yubakwa ryari, gute? Murakoze cyane. Mu Rwanda biroroshye cyane kugira aho twigira. Abivuze neza Prince, urubyiruko rwa none ntabwo rwakagize urwitwazo, kuko haracyari vuba abagize ubutwari bwo kutugeza aho tugeze ubu baracyahari. Nyine nk'uko bakuze koko bararenga, ariko baracyahari, n'ibikorwa byabo biracyari vuba cyane. Hari ababohoye igihugu bagahagarika jenoside, ni ibikorwa bikivugirwa na ba nyir'ubwite babikoze. Rwa rubyiruko rukaba rufite inshingano zo kubyumva neza, kugira ngo nabo bazakomerezeho, ntihagire igisubira inyuma. Tujya dukunda gukoresha imvugo ngo yo gusigasira ibyagezweho, ariko noneho ntirwibagirwe yuko n'ubundi urugamba rugihari. Ngira ngo ingengabitekerezo mugiye mukumva murayumvise. Noneho ikindi cyiza ni uko urubyiruko uyu munsi rwitabiriye cyane ikoranabuhanga, ahubwo se noneho barikoreshe bate? Ariko ubundi aho kurebera haracyahari. Njya ndeba ukuntu ibikorwa byo gusura yaba inzibutso z'amateka y'igihugu, urubyiruko rubyitabira cyane. Ni ikimenyetso cyiza. Ugasanga bagiye kureba ruriya rugendo zari ingabo za RPA zakoze ziza guhagarika jenoside, bakahera neza ku ntangiriro, hariya ku Murindi bakahaza hose bakahareba. Ni icyizere cyiza kigaragaza yuko urubyiruko rufite gahunda yo gukomeza ibyo bikorwa by'ubutwari bw'Abanyarwanda. Ikindi navuga ni iki kintu cy'ubukorerabushake, nabyo ni ikimenyetso cy'uko urubyiruko rurimo rwitabira gahunda nziza z'igihugu, kandi ziganisha nyine kuri wa murage bahawe n'abakurambere. Hanyuma by'umwihariko rero urubyiruko rwacu rukunda umuyobozi w'igihugu. Ni ibintu bigaragara cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi nawe arabakunda, mbivuge gutya, arabakunda cyane, abaha opportunité, abaha amahirwe menshi. Ni ahantu ho kureberwa, ni ahantu heza ho kureberwa. Hanyuma no kwitabira ibindi bikorwa bitandukanye. Nk'uko natangiye mbivuga, nanditse igitabo kivuga kuri aya mateka y'igihugu.
ndetse cyane cyane nyine ya jenoside yakorewe abatutsi, harimo ubuhamya bwihariye wenda bwanjye n'umuryango wanjye, ariko kandi hakazamo n'igice kivuga uburyo n'ubundi igihugu cyabohowe, uburyo twatabawe. Hagaragaramo igice cy'uburyo nyakubahwa perezida wa repubulika yapanze urugamba, akafata ingabo akazikoramo amabatayo atandukanye, buri wese akabohereza ahantu, bagahaguruka bose bari urubyiruko. Icyo gihe pe bari urubyiruko, twereka umuyobozi w'ikirenga arakiri muto nawe, bagahaguruka bakaza bagatabara igihugu, bagatangira kucyubaka, bagafasha. Hari kubera ibintu byinshi byabaye mu gihugu bibi cyane, hari n'ababaye nk'abajya guheranwa, ariko ibyo nabyo bakabibona, bagahita bashyiraho na za nzego zo kubafasha. Hakazaho ngira ngo imbuga Baho Neza mujya muzumva, hakazaho Avega igashyigikirwa igatanga iyo sapoti. Ibyo byose ni ingero nyinshi zitandukanye, tukabona uburyo nk'ingabo zacu zikora. Reba uburyo zihaguruka zikava mu bikorwa, wenda ubundi twari tumenyereye ko nyine umusirikare ni intambara, ni ukurwana, ariko umunsi turabasanga no mu bikorwa byo kubakira abatishoboye. Ibyo aho hose hatandukanye n'ahandi wenda tutabasha kuvuga muri uyu mwanya, ni ingero z'ahantu ho kureberwa, ni ingero z'ahantu urubyiruko rufite ho kureberwa no kugira ngo bakomeze uwo murage. Kandi nanjye ntabwo navuga ko ndi kure cyane y'urubyiruko, ntabwo ndaba ukuze cyane ariko nanjye nakubwira ngo biranshimisha uburyo abakiri bato bafite iyo nyota. Tuvuye hano mu Rwanda tukanambuka, nubwo dufite abaheranwe bakibiba ya ngengabitekerezo, ariko tujye twibuka yuko dufite n'abandi bana bavuze batoya. Muri gahunda ya Kamensi hari abana bavuze bati reka tujye kwirebera, baraza koko bamenya ukuri gutandukanye n'ibyo bababeshye. Aho naho ni ikimenyetso cyiza, ari naho igihe umuntu abashe kujya ahantu avuga yakwiye gutsindagira ikintu, n'abo bana bandi nibaze binjire mu gihugu barebe koko ibivugwa, kuko hari igihe kuvuga biba ari ukuvuga gusa, ariko ibikorwa iyo ubyiboneye n'amaso biragufasha. Rero hari icyizere ko ubwo butwari koko buzabasha guhererekanywa mu bakiri bato, bukazanakomeza, kandi tudasize n'aba bandi bagize intege nkeya, kuko koko bafite impamvu, ntawabatera ibuye. Hari umuntu wanyuze mu bintu biremereye cyane, ahubwo icyo twavuga ni ukuvuga ngo tinyuka ushake ubufasha, nawe agere muri cya gihe avuga ati nanjye navuye aha, nageze aha ngaha, tubashe gukomeza gusenyera umugozi umwe, twubaka igihugu cyacu. Arakoze cyane Tarsi. Insanganyamatsiko twakomeje kuganiraho ni murarenga duhinguka, umurage w'ubudaheranwa ku bakiri bato, ariko twakomeje kuvuga ibyiza by'ukuntu ubudaheranwa bwubakwa n'aho bugenda bwubakirwa, ariko hashobora kuba hari ibishobora gukoma mu nkokora kwa guhererekanywa k'ubudaheranwa ku bakiri bato. Ese byaba bihari Prince? Mu buryo bugufi cyane byaba ari nk'ibihe, mu buryo bwumvikana? Ndumva bimwe muri byo Tarsi yari abikomojeho, yaba ari abagoreka amateka, yaba ari ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ibintu bidusenya nk'igihugu, nk'abanyarwanda niko twakabaye tubibona. Byumvikane rero ko ari imbogamizi ikomeye ku budaheranwa, ariko hari n'ibindi bigaragara. Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane, ni umwanzi w'ubudaheranwa. Rimwe na rimwe ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga. Byumvikane ko muri ya speed, muri wa muvuduko w'urubyiruko, hashobora kubamo gutsikira, hashobora kubamo rimwe na rimwe amaksida. Uko tuvuga ko turi imbaraga z'igihugu zubaka, birashoboka ko hashobora imbaraga zidakontorore neza zishobora gusenya. Rero zimwe mu ngero ni nk'izo, ni ubusinzi bukabije ubona nabwo
rimwe na rimwe ari bwinshi mu rubyiruko rumwe na rumwe. Ariko nk'uko yari abivuze hariho n'umuti. Intambwe ya mbere abatubanjirije barayitweretse, no mu bintu bikomeye cyane nka jenoside abantu bashobora kuvuga bati birashoboka ko twakongera kubaho. Niba rero bishoboka, umuntu unyumva yaba ari urubyiruko ukoresha ibiyobyabwenge cyangwa ufite ikindi kintu cyamukubise nk'uko Tarsile yabivuze neza, ntabwo umuntu ahitamo guherana. Aba afite ibyamuteye kudaheranwa, kandi rimwe na rimwe ushobora kubyumva, ariko igisobanuro cy'ubudaheranwa nyine ni ukwanga guheranwa n'ibyo bintu. Naho ngaho bigaragara cyane biracyashoboka, umuntu yemeye gutera intambwe yo gufashwa, bituruka muri ya myumvire abaturi imbere baduhaye y'uko ibintu bishoboka na nyuma ya zero. Murakoze cyane Prince, tunabashimira muri iki kiganiro mwe mwabanye natwe, ndetse dushimira n'abatumirwa bacu. Tugana ku musozo, hari ubutumwa mwagenera abanyarwanda badukurikiye? Murakoze cyane. Nk'uko twatangiye tuvuga umurage w'ubudaheranwa, nakwifuriza buri munyarwanda wese mu gice arimo cyose kwitekerezaho, akitekereza ati ngewe uruhare rwanjye ni uruhe muri ubwo budaheranwa. Turi mu gihe abantu benshi barimo barangiza ibihano, abantu bahaniwe icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ntibibe gusa gusohoka ngo aze agaruke muri sosiyete, ahubwo atekereza ati ese ngewe nshobora gutera intambwe nanjye yo kudaheranwa n'amateka yanjye, ahubwo nkahindukira nkafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Hanyuma nkabwira abanyarwanda bandi basanze, ese hari kera mu ntwari zacu hari wigeze kuvuga ati aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Ngira ngo ni umwami Rudahigwa. Abanyarwanda nibarebe ni iki cyateye ibintu byatumye twisanga muri uwo mwijima. Ni iki cyatumye habaho kubibwa urwo rwango rungana gutyo. Hanyuma buri wese aharanire kurwanya ikintu cyitwa urwango n'amacakubiri. Buri wese yumve ko ari umukoro we, ari inshingano ye kuvuga ati ngiye ndatanga umusanzu mu buryo bumeze gute, ariko bihere mu bitekerezo no mu bwenge. Uvuga uti nk'uko igihugu kigambiriye kuvuga ngo twiteze imbere, tujye muri gahunda zitera imbere, dufatanye, ariko dusize bya bindi byose bidusenya tubisize ku ruhande. Hanyuma nk'urubyiruko ntabwo nareka kubwira abakiri batoya ko bakwiye cyane kubishyiramo imbaraga, kuko byaba bibabaje harabayeho ubutwari bwubaka igihugu kikava hariya hantu kikageza uyu munsi, hanyuma hakaba abandi bantu ngira ngo mwirirwa mubumve impande zose bumva basenya ibyo byiza. Nk'uko n'ubundi hari urubyiruko rwahagurutse rukaza kubohora igihugu, rugahagarika jenoside, rudafite byinshi ruheraho. Uyu munsi urubyiruko rufite byinshi biheraho. Byaba bibabaje cyane habayeho gutsindwa, ariko twizeye ko bitazabaho. Urubyiruko rero narwo nirwumve yuko rufite uwo mukoro. Nyakubahwa First Lady akunda nawe kubwira urubyiruko cyane, akunda, sinzi niba mujya mubona Twitter ye, akunda kwandika bati bana bacu mushaka ukuri, muvuga ukuri, kuri kuratsinda. Urubyiruko muri bwa buhanga bwo gukoresha ikoranabuhanga nibwiyumvemo uwo mukoro, nibwiyumvemo izo nshingano, bumve yuko bagomba kurwana no guharanira icyiza. Hanyuma wenda reka nk'uko natangiye mbivuga yuko nanjye niyemeje kurwanira ku ruhembe rwo kwandika, kambwire n'abandi banditsi tugerageze kwandika ukuri, tugerageze gushyira hanze ukuri, tugerageze twandike, kandi mpamagarira n'abasomyi gusoma ibyandikwa, kuko iyo wanditse ntibisomwe ntabwo ugira imbaraga zo gukomeza. Rero twese, buri wese ku ruhembe rwe, buri wese aho ararwanira, dushyiremo imbaraga, ariko twese tugamije kwimakaza icyiza, guteza imbere igihugu cyacu no gukomeza ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Barakoze cyane Tarsile na Prince ku butumwa bugufi
mwagenera abadukurikiye? Ndibanda ku rubyiruko by'umwihariko. Ubuyobozi bw'iki gihugu bwatanze umurongo, ubuyobozi bwacu burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika. Hari amahitamo bagiye bakora kugira ngo uyu munsi igihugu kibe kigeze aho kigeze, asaba ubwenge bwinshi no gutekereza kure, ariko n'ubudaheranwa budasanzwe. Ndagira ngo nk'urubyiruko dufate akanya dutekereze ko nabo bari abantu, bari urubyiruko nkatwe, bari bakeneye ubudaheranwa ku giti cyabo, bari bafite ibibazo by'ingutu ku giti cyabo nk'abantu, bari bafite ibibazo by'ingutu ku miryango, bari bafite noneho n'ikibazo rusange cy'igihugu. Navuga ngo it was a failed state, yari igihugu abantu bose bavuga ngo iki gihugu ntabwo cyakongera kubaho. Niba rero byarashobotse mu gihe nka kiriya, sinzi icyo waba unyuramo nk'urubyiruko uyu munsi cyaba kidashoboka. Bitwibutsa ko icyo urimo kubona cyose ko kidashoboka ari ikinyoma. Niba biriya byarashobotse, birashoboka nawe mu byo urimo kunyuramo byose kugira ubwo budaheranwa ndetse no kugera kure. Icyangombwa ni amahitamo meza nk'ayo bakoze. Mwakoze cyane, dushimira abatumirwa bacu. Prince, mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro. Mwakoze cyane. Tasi, mwakoze kubana natwe mu kiganiro. Tunashimira nawe wahisemo gukurikira ikiganiro Baho Neza, twite ku buzima bwo mu mutwe. Nakagaruka.